Kuva igice cya 18. Yetiro sebukwe wa Mose amusanga mu butayu. Umurongo wa 1. Yetiro umutambyi w'Imidiyani sebukwe wa Mose yumva iby'Imana yagiriye Mose n'Abisiraheli ubwoko bwayo, kandi uko Uwiteka yakuye Abisiraheli muri Egiputa. Yetiro sebukwe wa Mose ajyana Zipora muka Mose, Mose amaze kumusezererana n'abahungu be bombi. Umwe yitwa Gerushomu, kuko se yavuze ati nari umusuke mu gihugu kitari icyacu. Undi yitwa Eliyezeri, kuko se yavuze ati Imana ya data yambereye umutabazi, inkiza inkota ya Farawo. Yetiro sebukwe wa Mose azanira Mose abahungu be n'umugore we, amusanga muri bwa butayu aho yari yabambye amahema ku musozi w'Imana. Abwira Mose ati, yewe sobukwe Yetiro nkuzaniye umugore wawe n'abahungu be bombi nabo. Mose arasohoka ajya gusangana na sebukwe, amwikubita imbere aramusoma, barasuhuzanya binjira mu ihema. Mose atekerereza sebukwe ibyo Uwiteka yagiriye Farawo n'Abanyegiputa byose n'ibyabaruhirije mu nzira byose, kandi uko Uwiteka yabakijije. Yetiro ashimishwa n'ibyiza Uwiteka yagiriye Abisiraheli byose, kuko yabakijije Abanyegiputa. Yetiro aravuga ati, Uwiteka ahimbarizwe yuko yabakijije Abanyegiputa na Farawo, agakura ubwo bwoko mu butware bw'Abanyegiputa. None menye yuko Uwiteka aruta izindi mana zose, kuko yanesheje Abanyegiputa ubwo bishyiranaga hejuru ubwibone ngo bagirire Abisiraheli nabi. Yetiro sebukwe wa Mose ajyana igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo ngo abitambire Imana. Aroni n'abakuru b'Abisiraheli bose baraza basangirira na sebukwe wa Mose imbere y'Imana. Yetiro agira Mose inama yo gutoranya abacamanza bo kumufasha. Umurongo wa 13. Bukeye bwaho Mose yicazwa no gucira abantu imanza. Abantu bahagarara bagose Mose, bahera mu gitondo bageze nimugoroba. Sebukwe wa Mose abonye ibyo akorera abantu byose, aramubaza ati, ibyo ukorera abantu ibi ni ibiki? Niki gituma wicara uri umwe, abantu bose bagahagarara bakugose, bagahera mu gitondo bakageza nimugoroba? Mose asubiza sebukwe ati, nuko abantu baza kuri nge ngo mbabarize Imana. Iyo bafite amagambo baza kuri nge nkabacira imanza, nkabamenyesha amategeko y'Imana n'ibyo yategetse. Sebukwe wa Mose aramubwira ati, ibyo ukora ibyo si byiza. Ntuzabura gucikana intege n'aba bantu muri kumwe, kuko binaniranye biruta ibyo washobora gukora wenyine. None umvira ibyo nkubwira, ndakugira inama, Imana igufashemo. Uba ari wowe mushyikirwa w'amagambo w'abantu n'Imana, ujye ushyira Imana imanza zabo, kandi ujye ubigisha amategeko yayo n'ibyo yategetse. Ujye ubereka inzira bakwiriye gucamo n'imirimo bakwiye gukora. Kandi utoranye mu bantu bose abashoboye ubucamanza, bubaha Imana n'inyangamugayo, banga impongano. Ubaha ubutware, bamwe batwara 1,000, abandi 100, abandi 50, abandi 10. Bajye bacira abantu imanza ibihe byose, kandi urubanza rukomeye rwose bajye barukuzanira, ariko urubanza rworoheje abe ariho baruca. Niho uziyorohereza umuruho, nabo bazajya bafatanya nawe. Nugira utyo, Imana izabigutegeka, uzabishobora, kandi ubwoko bwose buzajya ahabwa bufite amahoro. Mose yumvira sebukwe, akora ibyo yamubwiye byose. Mose atoranya mu Bisiraheli bose abashoboye ubucamanza, abaha gutwara abantu, bamwe ngo batware 1,000, abandi ngo batware 100, abandi ngo batware 50, abandi ngo batware 10. Bakajya bacira abantu imanza ibihe byose. Imanza zikomeye bazizaniraga Mose, ariko izoroheje zose bakazica ubwabo. Mose asezerera sebukwe, asubira mu gihugu cy'iwabo.